tugiye kuvuga ngo bibe bityo n'izina rya Yesu. Bana sifimaze atukuze fatira umuntu mwegeranye mwimaze bona 30 keshugira kesho watu
tukiwa muri kanga kanisa ingene nari meze bafite naho kuba ariko indege iwacu zimaze kumva kunzoka nawe niba kubaza turangiza tushima abakozi bakora asigaye nico gituma nazatinda nawe isi yose yahinduka imisozi nakugwayo itakimurekeri imbaraga z'abantu zigeraho zigashobora Bwana sifiwe. Uiteka kuireke. Bwana sifiwe.